ku buryo ashobora gucamo tinga uwo niwe Jay Squeezo wa Mipango. Narababwiye ikindi ngo iyo nshaka kuguhana kuko mba naraguhaye igihe gihagije, iyo nshaka kuguhana ngukubita icyo bita nyakabyizi. Mu gitondo saa sita na nimugoroba mba ngomba kugukubita, mu gitondo saa sita na nimugoroba kugeza igihe igeno ryawe rigeze. Uyu mutinganyi ngo ni Jihad nari naramwibikiye igihe kinini, naramubitse pe, naramubitse igihe kinini, ndamubwira nti ariko il y a un jour hari igihe kizajya. Ariko mbabara urebe like z'abantu bakomeza kuvuga ati ibintu bya Jihad twari tubirambiwe. Reba amalayika arahangaha, ntago ari ibintu abantu bo kuri YouTube, ndagira ngo namwe mubingaragarize ibintu by'uyu mutingani ngo ni Jihad ntimwari mubirambiwe. Nyeneye like zanyu cyangwa mite nigendera jewe rwose, kuko ndagira ngo abantu bose babibone yuko nta buryarya burimo, cyangwa se abantu mwese mubona ko ibi bintu bya Jihad byo guharasinga abantu, ibintu byo kujya yirirwa avuga byo kudehumanizinga abantu byari bikwiye ko tihanwa. Nyeneye like zanyu, mushyira n'utu emojis, mushyira n'utu emoji, abantu bose babimenye babone ko byari bibangamiye. Trust me, kuvuga inkuru z'amatiku nta muntu utavuga inkuru z'amatiku, kuvuga ibintu biri muri showbiz nta kibazo rwose, ariko dehumanization niyo turimo turarwanya twebwe. Kijye kiza kivuga ibindi nta kibazo, ya kubita gutya, as long as nta muntu arimo arafata ku ngufu cyangwa se nta muntu arimo aratinga, nta kibazo rwose. Ariko dehumanization yo rwose no. Ariko reba abantu bari ahangaha barimo bararwana ideology ya kiriya gicucu. Nubwo ibaza abantu bose bari ahangaha nta muntu utishimye, noneho byarangiye ko yabyuka mu gitondo akavuga ngo ngiye ngo muri covid ngo bafashije famille yanjye mwuka byaramwe sha, ntago ndagira ku rwego. Ariko baramutse banafashije famille yanjye nta kibazo kibirimo. Covid yari ikomeye cyane, ntago umuntu yagomba kuba yayishoboza wenyine. Niba barafashije famille yanjye ni byiza cyane rwose, ariko nk'umusiramu ntago yakwiye kujya ahora yibutsa ko yafashije famille yanjye. Ni nayo mpamvu nanjye navuze ni ndanye ndakora ibishoboka byose ko arimo arabinyurira ko bafashije famille yanjye muri covid. Nanjye ndakora ibishoboka byose, nanjye ndafasha nyina turaba dusangira agakawa. Narabibajije mbaza abantu nabaganise ko mwuka byaramwe mama wa Jihad nshaka kuba nasangira nawe agakawa tuganira gake. Urumva ari na single kuko numvise ngo papa we ngafungiye muri gereza ya Hehera ngo ya Bugesera. Urumva rero nabamuganiriza gake naramugurira agakawa nkanamusohokana nyine ngo twagenda kuri date. Abantu barambwira ati Jay Squeezo wa Mipango have uramubyeyi rwose. Ntago bimeze neza dala tete, ntago bimeze neza. Navuga no okay sawa, nabivuyemo rwose, nabivuyemo. Ariko aramutse abaye afite mushiki we mwiza ariko mukuru nafite umugabo, ako umugabo akaba adafunze, niwe sawa rwose. Twaba tuganira nkamugurira agakawa. Urumva bamfashije umuryango, barakoze. Ndashaka rero ko nanjye nafasha umuryango, ariko noneho yewe tukaragira n'umwihariko, tukagirana ubushuti bw'umwihariko, tukagira ibindi bintu turakorana. Urumva nzamugura agakawa dusangire tuganire, iyo nabaye ngombwa twanaryama. Noneho azagaruka asobanura neza niba ko nshoboye cyangwa ntashoboye. Ndashaka ko umwe mu nyamuryango wa Jihad uzasobanura ko nshoboye. Mwabicucumwe nabo mujya muzanga mukavuga Jefira Mipango ugira akaboro gato, Jefira Mipango ese wabasha gucumita. Munsabire Jihad amodiance muhure na mushikiwe. Mama we byavuye ko bamwe ngo mama bahita bamfunga rwose. Urumva umuntu ufite n'icyemezo cyo kwa muganga kibyemeza, mwaba muncutse mwarucucumwe. Kuri mama we navuyeho kuko babimbwiye. So ubwo rero mu munsabire, ndabatumye mugende mutumike mu munsabire. Trust me. Narababwiye ngo jewe ikintu kimwe ntashobora kuzakora, sinzabona ikiyiko kinini ngo nyite igitiyo. Ikintu gihari cyakora nshobora gukora, nshobora kuza nkavuga ati iki ngiki ni igitiyo cyangiritse cyangwa cyagize gute, ariko ikiyiko kinini sinzigera no munsi wa rimwe nyita igitiyo.
umutinganyi jihadi agombe maginga yangaya acuruke yicaye. Ariko hari n'abantu batajya bamenye yuko rwose igihe cyabo nabo cyari kigeze. Ntabwo ushobora kuvuga ibi bintu ngo bivuge imyaka 2 imyaka 3 uharabika ugire ngo bizarangirira aho ngaho. No, igihe cyawe kiragera. Narababwiye ngo igihe ni kibi cyane. Igihe jaho mana nyagasani, igihe kikuzanira ukuri. Umunsi ukuri kwawe kwagiye habona baragutatura. Nukuvuga ngo ubu nama episode rero kumutinganya jihad. Nukujya mbyuka mu gitondo nkahita zana episode ya 2 y'umutinganya jihad. Niyo naza ntagira ikintu mvuga. Nkaza ngatereka live cyangwa se ngatereka ikiganiro meze gutya gusa, meze gutya ngongera nkanabere ku mudigi wanjye indange nziza cyane. Ngewe ninjye ubereka indange ku bushake. Ariko we natweretse n'ibindi bintu tari dukeneye. Ariko ubu ni gute umutinganyi nka jihad, umuntu wamaze kujya ku karubanda bene karakageni akibona n'umwanya wo kuvuga sha buri ari n'abantu batajya bagira isoni we. Umva nkubwiza ukuri ko umutinganyi no kunyagwaze gahera ni wo muvumo wa mbere rwose. Ni nayo mpamvu mama watari kuba yaguma ari muzima sha. Niyo mpamvu ariko kugira ngo ujye kubona ubone inyana y'imbwa ifasha umutini wayo irimo irawukinisha bikomeye, noneho ikabona n'umwanya wo kujya kwicara mu bantu ngo hapo nyonyo, ngo hapo juju kumama zako. Ubu ni kiriya reka mubwize ukwisha. Ubu ni nka cyaje hadi cyagakwiye kuba cyaravutse ni nk'igiti twisoromera imbuto, nabwo akavuka ni nk'igiti cy'amapere kugira ngo ajye dutera constipation yo kashaho kurya ngari cyabawe. Ngewe njya nkituriza mwongera nkituriza. Ariko ja umunsi nakugeneye ubutumwa ngeze nibajya babyuka nkabyuka mu gitondo bantayemo nkituriza. Ngewe iyo bantayemo na nituriza ndagenda nkituriza nkakwitegera igihe cyakora. Nge bandi nkundi igihe ntabwo jya kimbeshya. Iyo igihe kigeze nkavuga ni nawe ukeneye igeno ndariguha, trust me. Igeno ryawe nawe iyo rigeze ari ukuntu mpeta mvuga ndakoze muvandimwe ko icyo umuntu atari mugenera nkari guhereza. Ubu rwose iki ni igihe cyiza nyacyo cyo kugira ngo uyu mutinganyi ngo ni jihad nawe abanze yumve uko bimera. Ariko mwongeramo namwibutsa ko nta muntu w'umugabo wagakwiye kujya ku karubanda afite uruntu rw'uruboro nako kantu kabo kangana ngo ni kanzenya ayigamana katanasiramuye istolobosta urakashtamalagi astalaba lora lelostomala astala istolobostala narayiboy nako narakabonye karagafundi yeo lololo ntabaneze koko iki ni cya kinyagwa kije kivuga ngapo nyonyo ngapo juju sha. Umva nkubwiza ukuri nyewe ari nkanyi ngiye kubyuka mu gitondo nkasanga imboro yagiye hanze. Nukuza mu gitondo ndiritinga bino bi app nkabidiritinga byose nkahita nigendera sinzongere no kugaruka kuko nta jambo naba ngifite muri societe. Ibyo rwose mu bime nta jambo waba ugisigaranye muri societe umutini wawe ugiye hanze. Nta jambo nari kereka ngewe ibintu nemera no kuvuga ngo wenda ndasinziriye n'urugero kwa kuri umuntu abasinziriye wararanyakana mu gitondo nyine ukabyuka ubusanga nyine kagufasha nka video nta kibazo. Aho ngaho najya mvuga ati ni accident nyine nagize uburangare ndasinzira umwana nyine barandopoye. Aho ngaho rwose najya nza nkavuga ni mwoka byaramwe nta muntu bitabaho ibyo bintu. Ariko ibyo kubyuka nkafata gutya imboro nkajya nkashutinga ndimo navuga hapo nyonyo ngapo juju ku mama zako. Niyo cyo kikwereka yuko nta bagenge nabuki umutinganya afite. Nicyo kikwereka yuko rwose nta n'ijambo yagakwiye kugira muri societe. Kera bajyaga bavuga ngo shango ngo runa ngo twakubonye imboga mu menyo. Ibaze noneho aho tugera naho kukubona mu nyo byonyine kukubona imboga mu menyo ni ikibazo. No kuvuga ngo abantu bababonye ukuri none tekereza aho tugera aho tukureba no mu nyo no ku mboro. Urumva se byo bimeze bite? Niyo mpamvu mbabwira nti iki gitinganye ngo ni jihad rwose ntago cyari cyo kuba cyanagira icyo kivuga. Ntabyo afite byo kuvuga, ntabyo
ntabyo afite yavuga ntagire umuntu uzatuka undi ngo rwose ngo no ntabyo afite byo kuvuga. Niba mwumva ko ntabyo kino gitinga gihango gifite byo kuvuga mukande like zanyu ndazikeneye namwe kandi abantu bafite za gift nimukomeza kuzigumana mugiye kongera kunsembura mukande abantu mufite za gift rwose namwe muzire kuri vuba yende tuganira twumve ibyo bavuga ariko abantu nshaka kuzana abantu bavuga ibintu bizima. Abantu mufite nimero ya Brian muhamagare mubwire ngo nahageze aze hangaha ndawe azanga tugira ibintu tuvugana. Abantu bajya baza kuri TikTok live namwe mukaza muvuga ubusa ngo Jihad yakaba yarabaye umudozi w'inkweto ariko ni nabyo pe. Abatinganyi bo wape rwose gusa nuko tubona fata gute ngo leta iba yabye oya ibyo ngibyo gasitaye utagiye kumvangira nawe ngiye rwose ibyo kuba Jihad ari umutinganyi azatingane niba shaka bamutinge no mu matwi bamene tempa bayimenesha imboro nta kibazo ariko ibyo kudehumanizinga abantu byo rwose ndabirwanyije pe. Ibyo ngibyo wapi rwose nashaka ibindi bintu akora rwose cyo ndabivuze nashaka ibindi bintu akora coco gusa kiri aho ngaho agosha urugoryi ruraho ngaho ngo buretse gato maze ubu ngubu ntituranatangira kuko bino byo bigomba kuba igiye kuba nka content ya buri cyumweru buri munsi saa sita na nimugoroba ngiye kujya mbyuka mbivugeho ari ibintu biri funny akabona ko ari ibintu bimeze nk'ibisekeje ibi bigero bose agomba kuza agasaba imbabazi publique aho yabivugiye agomba kugenda akicara akajya kuvuga ati rwose nsabye imbabazi rubanda. Ngewe ntabwo azansaba imbabazi ko ntacyo yankoreye. Ibyo yavuze barafashije barakoze ngo bafashije famille yanjye muri covid barakoze cyane rwose n'abantu b'abagabo cyane ariko sinzi ukuntu ari kujya gufasha famille yanjye kandi umva mama nawe ari mu muhanda yandagaye anarwaye ariko banza agashaka uburyo ajyana mama we kwa muganga ariko ubwo yafashije famille yanjye yarayikunze cyane ni sawa cyane pe. Ngewe urumva nyine abiwanjye babaye neza yibagirwa famille nabyo no bugwari so biteye ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane kuba wajya gufasha abandi udahereye iwanyu ni ikibazo kabisa pe. Ni ikibazo gikomeye urumva nyine nta bwenge burimo ahubwo se kuki utakomeje gukurikirana ngo amenye ngo abo yafashije byaje kurangira bite. Abantu barimo requesting ariko nkongera nkabona ugize nta Brian nta muntu Brian narimbonye hano ari umuntu utambutse wemeze nka we umva nkubwiza ukuri ntabwo nkora requesting ariko ntabwo ndi bubemerere ibyo bintu musige mwarihaye byo kuza muje kwishakira aba followers ukaza uvuga ubusa nta bintu bizima ugiye kuvuga wapi. Ibyo byari bya kera rwose ntabwo ukaza umuntu ukibaza ibintu agiye kuvuga ukabigura nyine ntabwo rwose ngo byakongera. Niba ufite ibyo ugiye kuvuga ngwino ubivuge ariko niba uzi ko ugiye kuza kuvuga ubusa baretse muhamagare nk'uyu muvandimwe uri muri amagara video call mwumve niba hari ikintu kizima yaragiye kuvuga kugira ngo mwumve ahantu abantu babera babi. Umva abantu banje bakomeje kukunyishyuza kuri TikTok, Instagram, YouTube ndetse na Facebook. None anga maginga yangaye barimo baravuga ati Pastor Claude turamukunda bitewe n'ukuntu akora inkuru ze.
ngiye mu gihe abahigi babanza na Samamu yewe. bari bagukeneye ngo uze nyine ngo tube tuganira kuri TikTok live cyangwa se Instagram. Umuhanda ko rwaye se. Ubwo nugera mu rugo sinzi niba nkiriho. Ubwo ninza kuba nkiri kuri live. Ninza kuba nkiri kuri live ndaza kuvugisha. Nerekeza mu rugo ngeze niboneza mu Kicukiro nerekeza i Nyanza. Ngeze mu rugo nahita nguhamagara direct ndewe niba ukiriho. Umpamagare baragukeneye cyane. N'umuntu bita DJ Brian nawe ejo yaragukeneye hari utuntu ngo bagira ngo akwibarize. Hari utuntu ngo bagira ngo akwibarize yarambwiye ngo mu bantu yabonye ngo bafite ubwenge buke ngubamo. Bafite ubwenge buke? Nyine budahagije. Ubuhagije bungana iki bubaye bugarutse ubuke bungana iki ubwinshi bungana iki? Nibyo nshaka ko muza kuza kuganira. Utazi ubwenge ashima ubwenge. Araba ari kuri live muraza kuza kubiganira noneho bapime capacité intellectuelle yawe. No kubera ikibazo nkubajije ndabona gift batangiye kugenda bazohereza hano kuri TikTok aho ntuzahagirira umukino wakinira muke cyane bahita bakurangiza direct. Aho ni mu mikino yinuze ubwire ko utazi ubwenge ashima ubwenge. Uze kuza ubimubaze. Umuntu wese yiga isomo bijyanye n'ubuhanga bifitemo. Nibyo mvuga ngo uze kuza ubimubaze. Urashoboye kudija nanjye nkagira ibindi ishobora. Uze kuza ubimubaze araba ari live rwose ndamukuzanira umubaze uburyo yapimye ubwenge bwawe. Kubaza niba ari dogiteri yarankeye ubushinge bure cyangwa nkagera vuba gusundi kaza nkabahereza ukuri. Nibyo nshaka kuza kumubwira ukamusobanurira. Kuko rwose n'abantu baraba bahari live abantu benshi cyane baraba bahari bari kuri live ni benshi cyane bagiye no kugenda babwira abandi ni ukuvuga ngo kigiye kuba ikiganiro cyiza cy'amateka kuva waraho ugiye gukora. Iki nicyo kiganiro cy'amateka kigiye kubaho trust me wowe gusa ihute vuba ndakeka mu minota 15 waba ugeze mu rugo. Nyine ndi kukubwira mu minota 15 ndabizi waba ugeze mu rugo kuva Kicukiro ugera mu rugo ni urabona amasaha abantu barimo barataha n'ibisha ku byaki birimo. Ubu tuvugana ngeze ku karere hano haruguru y'akarere ka Kicukiro. Kadebe rwose n'impundiye gira bari salama. Nta kibazo rwose wowe gira vuba ariko nongera kukwibutsa ko ahantu turimo turakorera ikiganiro nta edit igibaho. Nta edit nta kweditinga kubaho. Ni ukuvuga ngo kweditinga nta bibaho. Kandi ni ukuvuga ngo ni mu bakoboyi b'abayendisipline gusa ikosa rito barakubaga. Ubwo ruba ngo ugende wicara ubizi neza ko nta edit ibaho. No none se ku mbuga nkoranyambaga abantu bose bagutuka ubona ko bagukunda se. Okay nta kibazo nyine kuri TikTok baraba hari bafite discipline banagukunda ariko nta editing ibaho. Nuko ngo nukuvuga ibintu biri ku murongo bibaze. Mba mbikubwiye kugira ngo ugende ubizi. Uri kumva? Mba mbikubwiye kugira ngo rwose wumve wicaye utuje